Hello muraho. Benshi bamamagaye abandi banyandikiye hari nabo twahuye in person. Icyo bari kumbaza cyangwa bari guhuriraho bari kumbaza impamvu naba nararetse ibyo Betray yavugiye kuri channel yanjye ngo ko bisohoka. Ibyo yavuze kwitwa Godfather ngo kuki natumye bisohoka. Yewe n'abashaka kumva take yanjye, point of view ubundi kuri Godfather ninde ni muntu ki. Hari abatari buze gukunda ibyo ndi buvuge cyane ko ntago nshaka kubemeza. Ubundi Godfather nkuko Betray yabivuze cyangwa yabivuze ntabwo gakenewe muri industry y'u Rwanda. Bijyanye na agenda yaje afite cyangwa n'icyari kimuzanye. Umva mbikubwire. Godfather aza muri industry y'u Rwanda, ikintu cya mbere yashakaga gukora no kwambura agaciro no kugaragaza abastar cyangwa se abantu bari muri entertainment nk'abantu batoya cyangwa se nk'abantu basanzwe. Ikintu yagezeho ku rugero rwa 80% yabigezeho pe. Yaragiye afata abastar bagira abantu bato bari cheap, yatwara kuri TikTok akababaza ibintu ashaka. Nguhaye urugero nguha urugero ijwi rye ntabwo Dekati yavuga n'undi muci nkuri yari usigaye uvuga bakumva abashatse kugira abantu ibigoryi. Bro yuri umuntu nkuri ukavuga ibintu nka biriya biri bullshit byatara abantu. I know it's really entertainment ariko bro ntabwo uri umuntu wa danger wa fresh wo kwicara abantu bagutegerezeho kwerekana defo z'abandi impaka. Ari umunsi uzikora mu nduvuge nka defo y'umuntu utabaho mu gihugu. Ari umunsi n'umwe wonyine gusa. I don't know, wishingikiriza everybody who trying act clean or good, but man mujye mumenya ko muri ubuzima nta muntu buri mu marayika 100%. Reka nizere ko umeze neza, reka nizere ko ukomeje kugubwa neza wowe udukurikira hano kuri Step Up TV show. Ngendaje twiganirire, reka nizere ko weekend yawe ikomeje kugenda neza, ikomeje kukuryohera mu kanya makuru ndi gukura kuri stade amahoro. Nuko ubu ngubu ngo ni kimwe icya Rayon Sport cyagiyemo cya Asumani ni cya Apple FC cyamaze kuba cyaterekwamo kimaze gutsindwa no bita Togwimeme, ariko nge ndaje nibera mu myidagaduro nkuko mubizi. Gusa Derby nonde yari yavugishije abatari bake. Nge nkuzaniye amakuru menshi cyane. Video ubonye dutangije ni nambara iri hagati yo bita Taikun, Godfather n'abandi benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga bari kwibaza mbese no kubera iki Betray yagiye kwa Taikun yavuze kuri Godfather amagambo aremereye cyane, nuko Taikun agahitamo kuba yayasohora. Bakibaza ngo kuki ari kuri channel yawe, kuki wahisemo ko bira bigambo abisohora. Gusa byose yabisobanuye, turaje tubiganireho byose tubive imuzi n'umuzingo mbese byifashe ute. Ndaza no kukubwira indirimbo nyinshi uraba wumva mu iyi weekend. Cyumweru hasohotsemo indirimbo nyinshi. Chrisizi yaduhaye indirimbo, Bwiza yaduhaye indirimbo, Ishikevi naduha indirimbo. Urumva ko ni ibintu byiza cyane abahanzi nyarwanda. Iki cyumweru baduhaye indirimbo, bamwita Bien, akaba n'undi yarakoze igitaramo cye ejo hashize ubwo yari muri Big Arena. Byari ibintu byiza cyane, bari komeje kuryoha. Nabonye umukuru w'igihugu ariyo, nabonye abastari bagiye batandukanye bitabira bari. Ni ibintu byiza cyane, bare umunsi kundi iri kugenda iryoha. Nimba utari kuyikurikirana nakubwira iki, nabonye na RSSB Tigers ihagarariye u Rwanda nayo yitwaye neza. Abantu mukomeze mugende mushigikire RSSB Tigers. Nabonye batsinze amanota ajya muri 90. Na musirimu utareba basket ubundi ubaho. Turakomeza, murabizi ko ejo bundi kwa gatanu ejo hashize kwa gatanu Djtoxxkyarafunzwe, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwemeje ko Djtoxxkyarafunzwe afunzwe. No bari bamurekuye, gusa abantu bari babivuzeho cyane bavuga ati ni gute umuntu hamijwe ibyaha bamurekura. Aribwo bushinjacyaha bwahise bujya gutanga ubujurire. Bukimara gutanga ubujurire nibyagenze nkuko bamwe babitekerezaga, ubwo barongeye baraburana biza kurangira Djtoxxkyarafunzwe akatiwe igifungo cy'umwaka n'amezi 3 n'izahabu y'amafaranga $1,50,000. Gusa Djtoxxkyarafunzwe amakuru mfite, amakuru ubushinjacyaha buvuga nuko yagakwiye kuba yararafungwa imyaka 4 n'amezi 3, ariko kubera ko atigeze akatigura n'urukiko na rimwe n'izindi mpamvu zose n'undi urazikurikirana mu iki kiganiro.
Titi nawe agiye kuba yasohora indirimbo kandi mu kanya Titi mbonye ubwo yari kwa Irene ni ikiganiro kimaze gato gisohotse yavuze ku bintu abantu bahise batekereza ko ashobora kuba yari kuvuga kuri Nyambo yavuze ukuntu akiva muri gereza yabaye umukobwa n'inshuti yagira hakamukunda gusa n'ibyagenze neza kandi murabizi ko Nyambo yari best we abantu benshi bakomeje kuvuga ngo bimeze ute ubwo nanjye ndaje nk'umunyamakuru mbabwire ngo byifashe ute wowe icyo nkubwira guma imbere ya screen yawe nuze gukora ikosa ryo kuva imbere ya screen yawe banyita DJ End ni Step Up News amafoto meza afatigwa kwa Kevin photographer ndurabizi turi no muri weekend abantu mufite ibirori yaba bitoya n'ibinini byose bikoregwa kwa Kevin photographer nyarukira ku mbuga nkoranyambaga zose umurebe tugiye no kumuzamura kujya mukomeze mu mukurikire gusa mukomeza musengere Mambo de Prote indege ya sport kuko abantu muyikumbuye ni muri benshi cyane ejo nari janditse gusa nago nda feedback kubona ni nziza nemba narabikoze neza nanjye nago mbizi gusa nyine naragerageje umuntu atanga ibyo afite nago no bya football mbizi ariko ibintu nogeje ndaza kubigarura ibitego byabaye byo ibyo turaza kubigarura okay abantu bifuza kwamamaza ibikorwa byabo bikagera kure abantu bashaka kudushigikira no kudutera inkunga bose babinyuza kuri nimero ya WhatsApp ni nimero dukoresha unaduhamagaye watubona hose bahita 079 63 82 cyangwa ukadusura ku mbuga nkoranyambaga yaba kuri Instagram turiyo kuri Facebook turiyo kuri X kuri TikTok niyo watwandikira turagusubiza nta kibazo ni Step Up TV show step up komeza ugire weekend nziza nge ndaje noneho amakuru tuyarambure tuyave imuzi n'umuzingo Reka duhe ikaze ku bantu mwese mwifuza gukorerwa serivisi zitandukanye yaba izigendanye no gufungurirwa YouTube channel gukorerwa amakarita ibyapa byamamaza flyer na za video zamamaza maze business yawe ukaba wayamamaza mu buryo bw'amashusho ndetse n'amandu sibyo gusa ku bakeneye amafoto y'ubwoko bwose yaba wedding event party and the birthday or in Kevin Entertainment with Kevin photographer you can contact us on 078877 3185 and even you can follow us on our social media. Kevin photographer online service, make more than one with us. Ndagarutse nyuma yo kumva Kevin photographer nizere ko nawe umwumvishe ni umuterankunga wacu tubana umunsi kundi ariko nagaruka ngo ni umuterankunga ahubwo hari cyabashaka kuguha bashaka kuguha ibintu byiza nagaruka ngo no kwamamaza Kevin photographer abashaka ko ugubwa neza abashaka ko ukora ikintu utazicuza nimba ugize ikirori kizaba rimwe ibaze ubuzi foto bika mbese rende bazabwira ko icyo kirori wakigiyemo rero ikirori biba byiza mu bintu uteguriye uri gutegura ikirori ugasanga umuntu ategura ikirori akibagirwa kaza akenera umuphotographer ayo namakosa akomeye cyane nimba warahisemo umuphotographer na wundi rero ngombwa guhitamo bamwita Kevin photographer iki cyumweru abahanzi basoye indirimbo nyinshi cyane babimburiwe no bita Chris is Nice nago abantu benshi bamumenyera ariko none nasanzwe muri muzika bakoze indirimbo bayita My Mind bamwita Bwiza nawe yarajya dukorera indirimbo yitwa Gake bayita Question ya Kevin na Kenson bayita Kipasu ya Rana Riderman yadukoreye Fegu murabizi ko iyi niyo ndirimbo bundi ya weekend bamwita Papa cyangwe wo bita Jamano narasini bakoze indirimbo bayita Nibe nawe gusa iyi ndirimbo numvisha ubutumwa buremo nangira kubihuza na bira bintu biri kuvugwa kuri Yamano bara hano biri guhurira nawe ugenda uyumve urivuza ibintu byinshi cyane ngo nibe nawe nyine mugende munyumve nako nta kintu byinshi gusa nabonye na Pazomani ejo bundi ari kuri Djtoxxkyarafunzwe ari kuganira na Philip yavuze ko hari amatatuwaje y'amano yagiye yashize mu maso ari gukisha igikomere yari yagize ubwo yari kurwana n'umugore we avuga ko ari ibintu byari bimaze igihe kandi akomeza avuga ko adahamya ko uwo bita Yamano yaba yaragunze umugore usibye ko nyine ubutabera ahora ari ubutabera usibye aba Yamano bamwe ari kubona Yamano ari inosa abandi bakabona
umugore wa Yamana Rinosa. Nicyo kintu mpora mbabwira ngo ababiri baburana byanga byakunda muri bo, umwe muri bo aba yigiza nkana. Reka dutegereze uko biraza kugenda, gusa ubutabera ahora ari ubutabera. Indirimbo ndakeka ndangije kuzikubwira izi cyozo na Titi Brown yateguje indirimbo yitwa Urare. Iyi ni indirimbo bigaragara nk'ukuntu graphique imeze, ni indirimbo ishobora kuba izaba ivuga ku muco nyine cyangwa gukunda igihugu, kuko barafite idarapo. Nyuma y'igihe kinini yaramaze atuje, abantu benshi bari kwibaza mbese Titi Brown ahugiye mu biki. Ubwo yari kudutegura indirimbo, ashobora kuba agiye kwijandika nawe akaba umuhanzi, nyuma y'uko DJ General Band aje agakora indirimbo abantu bakunze yikoranye na Djtoxxkyarafunzwe, ari nawe kandi no mubyinnyi mugenzi usibye ko wari no mu DJ. Gusa Titi Brown kubera igihe kinini ndo wamaze mu muziki, ndakeka indirimbo ye azaba ari indirimbo nziza cyane. Rero iyi case yo bita Godfather na Taikun, ntago twano tuza kuvuga amagambo menshi, kubera iki case tuba tudashaka kuvuga amagambo menshi. Iyo muri case uvuza amagambo menshi birangira hajemo gufata uruhande, kandi abanyamakuru nago bajye dufata uruhande, twe tuvuga ibintu uko biri. No mpamvu mba nahisemo uburyo bwiza, twashiramo izi video uko ari ebyiri, wowe ukazireba, wamara kureba izi video zose zimaze kugera hanze, ubundi wowe ukatubwira gifashe ute. Sibyo byiza buriya siko twabigenza, kubanga bw'ibyuma baturebere video, gusa byose byatuwe nuko Taikun yemereye ubita Bitre, gusa yagize icyo bivugaho batuduplayingire batarambirana cyane. Niba kuduplayinga turagaruka twikomereza amakuru, naga bari mu none dushaka gukomeza dutindaho, tuza kureba bien yakoze stage nziza cyane. Kubanga bw'ibyuma ndakeka video mwayibonye mu playing. Hello muraho. Benshi bamamagaye, abandi banyandikiye, hari nabo twahuye in person. Icyo bari kumbaza cyangwa bari guhuriraho, bari kumbaza impamvu naba nararetse ibyo Betray yavugiye kuri channel yanjye ngo ko bisohoka. Ibyo yavuze kwitwa Godfather ngo kuki natumye bisohoka. Yewe n'abashaka kumva take yanjye, point of view, ubundi kuri Godfather ninde ni muntu ki. Hari abatari buze gukunda ibyo ndi buvuge cyane ko nago nshaka kubemeza. Ubundi Godfather nkuko Betray yabivuze cyangwa yabivuze ntabwo gakenewe muri industry y'u Rwanda, bijyanye na agenda yaje afite cyangwa n'icyari kimuzanye. Mva mbikubwire, Godfather aza muri industry y'u Rwanda, ikintu cya mbere yashakaga gukora ni ukwambura agaciro no kugaragaza abastar cyangwa se abantu bari muri entertainment nk'abantu batoya cyangwa se nk'abantu basanzwe. Ikintu yagezeho ku rugero rwa 80% yabigezeho pe. Yaragiye afata abastar bagira abantu bato bari cheap, yatwara kuri TikTok akababaza ibintu ashaka, umustari yavuga akamuca mu ijambo akamubwira ko ari bumanure. Nicyo kintu yashakaga. Ngira ngo murabyibuka voice note ya Mutesi Jolly yumvikana avuga kwitwa Rugumi Hassan, iriya audio yasohowe na Godfather. Icyo yakoraga ni iki, no kugira ngo yerekane Mutesi Jolly nk'umuntu umeze nk'abandi bakobwa bari aho basanzwe bari random. Wenda ntago byamuhiriye kubera ko Jolly n'umuntu munini ari strong. Audio ntacyo yari kugira ikitwara Jolly. Jolly afite byinshi yakoze byari kumurinda kurutiriya audio yasohoye. Ikindi kintu Godfather yaje gukora, yaje kuba parasite. Being parasite bivuze iki? Kwa kundi ubona inka ikirondwe kiri kuyinyunyuza amaraso, nibyo yakoze. Nujya kureba neza amazina y'abantu bari muri industry, yaba abakina filime, abahanzi, abanyamakuru n'abandi, ayo mazina atunze Godfather cyane kurusha ba nyirayo. Abungukiramo, arabacuruza. Godfather, ibyo yinjiza mu bifatika by'amafaranga byose ibyinshi, ko imirimo akora irazwi, ahari n'ahatuye irazwi rwose, n'imirimo isanzwe iraho. Rero amafaranga menshi atunze kugeza ubu yayahawe n'abastar, yayahawe n'ababandi yirirwa abwira ngo arabamanura kuri za TikTok, yayahawe n'ababandi bandi bose yirirwa akoraho stories zimeze nk'uko ziba zimeze. Ariko ikintu utaruzi kuri uyu mugabo witwa Godfather, ni umuntu we iyo akubwiye ikintu akumva utandukanye nawe mu mitekerereze, akugabaho ibitero, ahimba stories, ashaka ibimenyetso bitari byo kugira ngo akubabaze cyangwa guhangayikisha. Icyantangaje n'ukuntu industry na game byamwakiriye bikamwemera ko abasuzugura, abafata for granted, kuba utarayizinga yo voice. Nge ntacyo bintwaye, azavuge azanyangisha abantu ntaribi,
ariko wakabaye uhakana icyo kintu. Yatangiye neza, mubona kuri za Twitter arakora advocacy, ubuvugizi, byaraswitchinze. Niba byaratewe n'inzara, niba ari ibitekerezo byamujemo agaswitchinga like that, ariko murabizi cyangwa mwarabibonye ko yaswitchinze ku rwego ruri hejuru cyane, kugeza nubwo atagikorera cyangwa se atagipushinga content ze za Twitter. So he's no longer needed in this industry. Nta n'umuntu nibaza ko yakabaye amukenera bijyanye na serivisi atanga, gutanishinga, kugira abantu batoya, gufata ibibazo akabikuza, gufungisha abantu, ntago ari kubavugira. We niyo mission ariho, icyo kintu yaje gupushinga, niyo agenda ari gucuruza. Ibyo Bihinduye yavuze rero, I'm with him 100%. Niba uri kumwe nanjye na Bihinduye ubwo nta kibazo, ariko kuba utari kudusupportinga ku bitekerezo byacu kuri uriya mugabo nabwo nta kibazo. Ufite icyo umukundira cyangwa umukonsumingamo, have fun, enjoy. Gusa he's no longer needed. Ntabwo azi ngo EP ni iki, ntabwo azi ngo single track ni iki, ntabwo azi ngo listening party ni iki. Ariko ugasanga umuntu utazi ibyo byose ndi kuvuga, niwe uri gufata ijambo ku mu artiste amwigisha agomba kubaho. Niwe muntu waje agatangira guteranya aba artiste n'abandi, agatangira kumvikanisha abastari nk'abantu basanzwe, abantu bavuga nonsense, ari kubatrigaringa, abasunikira mu manga ahantu bajya atabakura. So ibyo byose niwe muntu waje muri game yacu. The guy is virus 100%, is a virus. Ntago umuhanzi asohora indirimbo ngo ayipostinge, ntiyama collaboration, ntiyamuhosting amubaza ku mushinga we. He only post people bagiye kuvuga ibintu bimeze nk'ibyo ashaka kugira ngo babatapinge screen, abone uturabo, abone n'abana b'intare n'ibiki byose. Rero Bihinduye ibyo yavuze ni birimo ukuri. Ni benshi bakaye bavuga nk'ibyo Bihinduye yavuze cyangwa nk'ibyo nanjye mvuze, ariko bayoborwa n'ubwoba, baba driven n'ubwoba. Nimvuga gutya akabwira radio runaka n'inkene, nibigenda gutya akabwira barani bame gitaramo. Mu by'ukuri Godfather nta kintu ari cyo muri industry y'u Rwanda, nta n'icyo yatanze. Buriya Godfather arutwa cyane na Kasuku, nubwo nawe ubwenge bw'umuntu abushidikanyaho, ariko buriya arutwa cyane na Kasuku. Ni wumva hari umuntu uvuze ko Dumba ntacyo yamariye umuziki, uwo muntu azaba ari umusazi. Ni wumva ko The Cat ntacyo yamariye umuziki, uwo muntu azaba arwaye cyane. Ni wumva Rookman Nzayimana ko ntacyo yamariye umuziki, bazaba ari wrong. Ni wumva David Bayingana ntacyo yamariye music, uzaba ari wrong. Ni wumva Clement Ishimwe ntacyo yamariye music, babivuze ntuzabumve, ntuzabizere. Abantu bamariye game cyangwa bagira icyo bamarira game barahari, ariko ntago bahabwa indabo zabo. Abantu puja, rugasanga umuntu from nowhere winjiye mu kibuga asimbuye, bamuhaye lift ashatse gutwara, aradrivinga industry uko ashaka, arabavugisha ibyo ashaka, ntago ari mu gihugu, ntago afite identity wenda yavugwa, ntago wagenda ngo searching uvuge ngo akora iki n'iki na cyangwa se kiriya. Ni inzara, ni ugukoresha amazina y'abantu kugira ngo surviving, kandi acuruza ibintu biri wrong. Sorry to say so, ni take yanjye opinion yanjye itari bukuriho iyawe, nuko mbyemera, nuko mbyizera. Godfather is no more needed in this industry. Uzajya kujya kwa Godfather ufite uko mubanye n'ibiki byose, it's okay, and I'm ready for everything. Ndabizi on my episode n'ibindi drama n'ibindi, I don't care. I'm doing this for the industry, I'm doing this for the nation, I'm doing this for the next generation. N'abantu batabasha kuvuga nk'ibyo mvuze. That's why I'm doing this. Have a beautiful day. Ubwo ngubwo Kasuku yekeye ni Kagurubi. Siko yita se ubwe, arayikunda by'insozi. Umuhungu w'Imana ngo w'igikondo, ngo ni uw'igikondo. Yeah bro. Nago ariko ikintu navugaga, nubwo navuga ngo Kagurube akumva ni Gasuku cyangwa abantu bakumva ngo ni Gasuku, nago mbari ngiye waje ngo mwite ngo Kagurube wapi. Ahubwo ngiye mba nkunze kumva nanone izina rye rigaruka cyane, nanjye nabyiniriraho. Nubundi nawe ejo mu gitondo yumvisha ikindi kintu kibi cyambayeho, aza kubyina byatarazana n'amafirimbi wagira ngo baracuragura, bajya kubyina bakabyina nabi koko. Bega badage ngo urugero ijwi rye ntabwo The Cat yavuga, n'undi muci nkuri yari usigaye uvuga bakumva, abashatse kugira abantu ibigoryi. Bro yuri umuntu nkuri ukavuga ibintu nka biriya biri bullshit byatara abantu. I know it's really entertainment, ariko bro ntabwo uri umuntu wa danger wa fresh wo kwicara abantu bagutegerezeho kwerekana defo z'abandi mpaka. Ari umunsi uzikora mu nduvuge nka defo y'umuntu utabaho mu gihugu. Ari umunsi n'umwe wonyine gusa. I don't know, wishingikiriza everybody who trying act clean or good, but man mujye mumenya ko muri ubuzima nta muntu buri mu marayika 100%. Wapi kabisa.
Ego. So bivuze ngo sinakubwira ngo aba influencers ni batoya ni nabo bazima. Ubwo hari ba mideri hari ngo urugero hari ni benshi aba blogger. I have like 8 bloggers ariko so amazina yabo bose na breaking atanyashobora ntago yavamo ariko bo man courage byatari kuri bo kuko nibo bantu bafite ikintu bazamarira barumuna babo ariko reba nawe bakuru bacu ibintu babarimo bafungisha urungano rwacu birirwa impaka inyundo ihora mu rukiko bro barafiringa umu artist nka Toxic abantu bakavuga ngo najye gufungwa. The fuck is that? Bamwita Bien wamenyekanye cyane ubwo iyi video niyo mpamvu babona hisenza nigende nta bindi video ibisobanutse mukazaye mugira ngo tugwe muri fili bamwita Bien waririmbye mu itsinda rya Sauti Sol abantu benshi niho mwamukunze aririmba yari ari mu Rwanda abantu benshi mwari mubitegereje kubona akora stage muri BK Arena ubwo bar yabaga ejo n'undi yari ari kuri stage yakoze stage nziza yaririmbyemo irandirimbo yabona Element na Joshua Baraka bayita ayaya iyi ndirimbo abantu barayivibinze abafana kabisona ko nagatekerezo keza yagize ko kuba yayiperforminga aririmbye izindi ndirimbo abantu benshi bakunda izirimo Extra Pressure izirimo Sazan n'izindi nyinshi cyane yakoze stage wabonaga ko iteguye neza n'abantu bajyanaga na Bien n'undi numwe mu bakunzwe cyane mu Rwanda rero bare irakomeje mugende muyirebe nabonye n'umukuru w'igihugu yarariyo nabonye abastari batandukanye nabo bari kuba bahari abarimo ba Muyango ni benshi cyane ni nziza nabonye na RSSB Tigers nayo yakomeje kwitwara neza ubwo sinzi wowe udakurikira bare ibyuhugiyemo basket umukino w'abasirimu kabisa nimba utawukurikira sinzi byawe tariki 22 Gicurasi 2026 ni kwa gatanu mu masaha y'ikigoroba nibwo twagiye kubona tubona urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ruvuze ko uwo bita Djtoxxkyarafunzwe akatiwe umwaka n'amezi 6 akazatanga n'ihazabu y'amafaranga miliyoni n'ibihumbi 50. Ibi ngibi yarakurikiranwe ibyaha bitandukanye harimo icyaha cyo kwica harimo icyaha cy'ibiyobyabwenge gukoresha ibiyobyabwenge n'ibyerekeranye n'imiti harimo icyaha cyo guhunga amaze kwica umuntu murabizi uko kesi yose yagenze nagaranga ko tuyitindaho gusa icyo mbabwira nyine kubinyangamugayo niyo wisanze muri risk cyangwa mu bintu tapanze ugakora ibintu bibi nundi kuba witwara neza biragukavaringa kuko Djtoxxkyarafunzwe kuba ubafunze imyaka 4 n'amezi 6 gusa kubera ari ubwa mbere rakatiwe n'inkiko kandi we igihe yaburanaga ibyaha byose yarabyemeraga kubera iyo mpamvu rero byaje kwemeza ko Djtoxxkyarafunzwe agiye gufungwa umwaka umwe n'amezi 6 ubwo nyuma y'umwaka umwe n'amezi 6 azatanga n'aya mande cyangwa se ihazabu nako y'amafaranga miliyoni n'ibihumbi 50 namara kubitanga ubwo azaba ahanwe gusa ibi byavugije abatabasha kwaga mbese ko cyabona kuri social media bavuze ngo yarakwiye gufunga hariko nanjye numvishe sajya gavuga ati mbese iyo batamufunga kandi byavuye mu rubanza byirefurwaho mu zindi manza undi muntu yari kuzakora icyaha yanisha umuntu wari kumubwira ko ugiye kumufunga hari utafunze nyine no kuba public figure birakota buri yaba ari umuntu uraho usanzwe hari yari gutaha bikarangira gusa byakomeje biteza pressure cyane ku mbuga nkoranyambaga banavuga ngo Djtoxxkyarafunzwe bamufunguye abantu bakomeza babivugaho cyane gusa ubutabera hora ari ubutabera nta muntu ujya uvuga amagambo menshi ku butabera iyo butanzwe ubundi turararama tukavuga ngo niko byagakwiye kuba bigenda bamwita Davido nawe yatunguye abatari bake ubwo yahishuye ko igitaramo kimwe akoze ahabwa ibihumbi birenga 600 by'amadolari bishatse kuvuga ko David yakoze ibitaramo 4 ahabwa amafaranga arenga miliyoni 3,500 by'amanyarwanda kandi avuga ko mu kwezi abafite nk'ibitaramo 4 byose araririmbamo. Sova ko Davido
nko mu kwezi baba bafite nka 3,500,000 urabona ko bari abantu baba babayeho neza bafite icyo bita ku rufaranga. Kandi Davido ejo none yatangaje ko niyo yajya muri politike yakomeza akaba umuhanzi. Davido ni umwe mu bakunda umuziki kandi nubwo akunda umuziki nawe waramuhiriye. Kuri stade ho amakuru n'undi ahari, kuri stade biracyameze kwa kundi muhumura abantu mudukurikiye. Kuri stade aracyari igitego 1-1, mbese murabona ari ihe kipe iri buze gutwara igikombe ijoro. Nanjye sinzi uko biri buze kugenda, ndakeka murabizi ko muri weekend nta makuru menshi tujya tuguha, tuba tuje kuguha icyo bita update, kandi update ndakeka maze kuziguha. Reka nkureke tuzasubire ku munsi w'ejo, n'undi ibikorwa bya Step Up TV show birakomeza ku mbuga nkoranyambaga, dukomeza updatinga n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ibyiza byose ubikurikirana hano kuri Step Up TV show, nk'ibisanzwe uri kumwe na DJ End. Ikiganiro cyo ni Step Up News. Wifuza kwamamaza ibikorwa byawe bikagera kure, n'undi twandikira kuri nimero ni 0793838264. Kandi mwibutsa ko amafoto meza n'ahandi afatirwa usibye kwa Kevin Photographer. Nimba ufite ibirori yaba binini n'ibitoya ukeneye Kevin Photographer kugira ngo agufashe. Reka dusoze mu buryo nkubwira ngo weekend nziza, komeza enjoying weekend, gusuzibuke ko kuwa mbere ari akazi ko enjoying weekend kose. Umugoroba mwiza, reka nizireka bagiye gusenga uyu munsi Sabato yagenze neza, n'abarajya gusenga ejo reka mbabwire ngo muzagire icyumweru kiza. Akomeze abandebere icyoroshe kandi ni by'agaciro. Respect kuri wowe utangira video ukayireba ikagera ku musozo, ukiri kuyireba uba udufasha gukura umunsi kundi. Ndagukunda cyane, ikiganiro cyo n'ubundi nakagaruka.